Hello, my darlings. I hope you all fine. Niba kandi bitameze neza, humura Imana yacu dusenga twizera izabikora kuko nta kinanira. Uyu mwanya tugiye kugana kuri relationship. Ariko mbere yuko tuganira kuri relationship, cyane cyane ku gituma umuhungu ata umukobwa cyangwa se amuva mu rukundo cyangwa amwanga ni igiki. Mbere yuko tubyinjiramo banza ukore subscribe. Niba uri mushyashya turakwakira umuryango mugari wa The Image, kandi niba uri umusangwa nawe turakwakiriye, twishimiye kubana nawe, nishimiye kubana nawe muri kano kanya. Ni iby'agaciro cyane ko mwahisemo The Image. Tugiye kuganira rero, uzasanga abantu benshi umukobwa arira amarira akomeye menshi cyane ababajwe n'uko umuhungu yamusize, ariko umuntu akwiriye kwibaza ngo ni iki gishobora gutuma umuntu wagukundaga akureka akagusiga akigendera agafata abandi akagusimbuza abandi. Icyambere na mbere, reka tudatsinze mu magambo, icyambere nuko atagukunda. Nubwo mwari muri relationship, ariko nusubiza amaso inyuma urasanga uruhare runini rw'uko iyo relationship yari iriho ari we warugize. Urasanga imbaraga nyinshi ari we wazishyizemo. Urasanga n'umundi yarenze kugenda ugakomeza umugarura urwana no kumugarura, wenda sometimes akanga kubabaza, sometimes akabona nyine wenda biragaragara nabi bitewe n'imyaka mumaranye, bitewe n'igihe mumaranye, akibaza ukuntu abantu bari bwibaze bigatuma bitindamo. Ariko ikintu cyambere gishobora gutuma umuhungu akurekana uko atagukunda, kuko buri abahungu n'ubusanzwe igitsina gabo nta rukundo kigira. Abagabo murahari, I'm not lying, nta rukundo mugira. Ngo urukundo rwabo bundi rushingiye kuri besoin, kuri need yuko akeneye igitsina gore mu buzima bwe, need yuko akeneye umufasha mu buzima bwe, niho relationship ye ishobora gushingira. Ariko ubusanzwe icyo twita urukundo, y'amarangamutima y'urukundo ntayo abagabo bagira. So rero noneho nako kantu ka need yo katarimo, ayo marangamutima agira azanwa no kuba agukeneye cyangwa abona uri umuntu w'ingenzi cyangwa se abona umukurura. Iyo ntako biragora cyane kugira ngo birambe. Ashobora kubyinjiramo, ariko yamara kubyinjiramo yagira ngo agatangira kubona ko atariyo yari inzira akabivamo. So rero nk'umukobwa ntukwiriye kwicuza icyo kintu, kubera ko haba hari impamvu uwo mutipe avuye mu buzima bwawe, kandi uko asohotse mu buzima bwawe nibyo byiza kuri wowe. Ibyo tubyumve kimwe, nibyo byiza kuri wowe kuko ubona uburyo bwo kuorganiza ubuzima bwawe, ukazagira n'igihe cyo gutekereza ku muntu ukunda. Kandi ikindi nakubwira nuko relationship maintainingwa n'igitsina gore ntago ari nziza. Ntago nakwadvisinga cyane nakugira inama yuko nimba ari we wakunze umuhungu, utera intambwe yo gukomeza kumufosingira, kumukururira mu rukundo, sibyo? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma umuhungu akureka nuko wagabanyije indangagaciro wari ufite. Mbaye nk'urugero, nk'iyo ugiye ku muhungu ukagenda ukamarayo iminsi 3, warangiza muri iyo minsi 3 urakoropa, kuko wenda uwo muhungu nta mukozi afite. Urakoropa, woza ibyombo, urateka, uramumesera, umumesera amaboksa, ukamumesera n'imyenda, mbese ukora akazi kose ko mu rugo. Uba utekereza ko uwo muhungu azigera atekereza agaciro k'umugore gute? Muri ako kanya igihe cyose agushakira kubona, ibyo agushakaho byose arabibona. Deja wamaze kuba umukozi mbere yo kuba umugore. Niba umaze kuba umukozi we rero, rimwe na rimwe azajya agushimira, aguha amafaranga, aguha amafaranga menshi ugereranyije nayo yari kuguha mbere, kubera ko ibyo wakoze nawe wishime ugire ngo ubwo nyine ariko byagenze. Ubwo aho ngaho uri muri business, ntabwo uri muri relationship. Ntago abagabo bakunda abantu bagabanye indangagaciro zabo. Ni ukuvuga iki? Numva ko ikintu we agiha agaciro kubera ko yakivunikiye, kubera ko yagihigiye, kubera yuko byamusabye imbaraga, ibitekerezo, umwanya n'iki byose kugira ngo abone uwo muntu. Ubwo rero nimba utekereza ko koroshya ibintu ari byo biri butume akubona, iyo ni defi ikomeye. Icyo ni ikintu gikomeye abagabo badakunda, batishimira habe namba. Abagabo bifuza ngo niba agukunze akwirukeho. Numva ngo iyo aguterese akabona wisuze wiruka, ahita asubira inyuma. Niko babigenza.
ariko iyo aguterese akabona urirutse ahita aza kwirukanka inyuma, akakwirukanka inyuma, akakuzunguruka inyuma paka, akajya aho ugiye, ibyo umubwiye byose akabikora, aho umwerekeje hose akahajya, ibintu byose akabikora ku murongo. Muri relationship umugabo ugomba kumukumbuza urugo, ntabwo umugabo umubera icyo ugomba kuba cyo cyangwa icyo ashaka kuba cyo mbere y'uko ubuwe burundu. Icyo gihe kiragera mukanashwana, mwamara gushwana mukamera nk'ababesti, igihe cyose yajya akenera umuntu akaguhamagara, none se sheri uko ngukumbuye, kandi afite undi musheri kuko uwo musheri yamukatiye, ko ngukumbuye, nuko nawe ukagenda wiruka ngo waracyankunda. Ntabwo aba akigukunda, nuko nyine aba yabuze uko agira, nuko nyine ari wowe wagufite hafi, ni wowe uravere. Rero niyo mpamvu abakobwa mugomba gukomeza kwihagararaho. Niba ari serivisi umuhaye, tuvuge wenda nimba ugiwe ukabona wenda hasa nabi, ugaklininga, ukagira limite, ntukabikore buri munsi, kandi ntukabikore igihe cyose abigusabye. By the way, ujye ubikora atabigusabye, igihe abigusabye urabyihorera, nta nubwo ari ngombwa kubikora, ubundi ubikora nkande, ujya kumukoropera, ujya kumwogereza ibyombo, ujya kumutekera, azi who uri umukozi we, uri umugore we, uri mushiki we, uri igiki urugo ko wihaye inshingano udafite, wihaye agaciro udafite. So rero kuguma ku ndangagaciro zawe, kumva ngo wenda umuhungu ngo yakwivumbuye ngo aragenda ngo nimwima ngo arigendera, ngo namwimye ngo arigendera, agende n'ubundi se kumuha akagenda, ibyo ni ibiki? So rero mwa bakobwa mwe nabagira inama ko icyo kintu nikikubaho, umuhungu akakwanga kubera yuko wakoze warinze imbibi zawe, nimba hari ikintu wiyemeje ukaba waragikoreye ku bahungu babiri batatu, ukavuga uti jyewe sinzigera ndyamana n'umuhungu, ukabyumva neza ukabidesida, ntabwo umuntu runaka wakunze ari we ugomba kubikorera, nta muntu n'umwe ugomba kubikora, ubwo nyine ugomba guhagarara ku ijambo ryawe. So ikindi cya gatatu nuko igihe cyose muri kumwe nta kintu cy'ubwenge akubonaho. I'm so sorry kuvuga ibyo bintu, ariko buriya abagabo we igihe cyose abakubonamo umushinga, abavuga ati uyu mukobwa azavamo umugore mwiza, azambera nyina w'abana mwiza, azubaha mama wanjye, mbaye ndwaye se nagize ikibazo niwe wabasha gutunga urugo, azanyubaha. Mu kinyarwanda kimwe akubonamo umuntu w'umwasamo, uvuga ngo iyo akwitegereje abona ku bijyanye no kubaka urugo ntacyo, the future ntacyo uricyo. Ikindi gishobora gutuma igitsina gabo umugabo wagukundaga yigendera ni ukumusuzugura. Abagabo bakunda icyubahiro, ushobora kuba ufite byose, uri umukobwa mwiza ariko utamwubaha. Iyo mvuze kubaha umuntu ni kumurikogunayizinga, kumenya ngo mu rukundo afite izi karite, kandi ukabimwereka ko ubibona, wenda afite icyo umwifuzaho. Ibyo bintu iyo umweretse ko ubibona, abona kumwubashye, kandi nawe uburyo bimwerekamo akenshi biba byexpressingwa cyangwa bigaragazwa n'icyubahiro umuha. So rero iyo mvuze kumwubaha, ntabwo mvuze kumusenga, mvuze kumuha icyubahiro uko byaba bimeze kose, inzira yose byacamo, ariko ukamwubaha. Hari n'igihe agenda kubera ko Imana yashatse ko asohoka mu buzima bwawe, Imana igashaka ko asohoka mu buzima bwawe kugira ngo igushyire ubuzima bwawe ku murongo, kuko wenda Imana ibona ko uwo muntu ari kukuvanga, ari kukuvangavanga, ari kugucangacanga, kandi wowe ukaba umwe amaso n'urukundo umufitiye. Ko igihe cyose ubona umubano wawe udasobanutse, igihe cyose ubona umubano wawe urimo utuntu tuvangavanze, ujye usenga, usaba Imana, izagufasha gusobanura ibyo bintu. Yo izaca umurongo, izaca inzira kugira ngo ibyo bintu bijye ku murongo, nawe umenye aho werekeza. Ikindi gishobora gutuma umuhungu agenda, wenda sinzi nimba ariyo sanse nabivugamo, ariko ni uburyo bwo kumwereka urukundo rwinshi, ni ukumwirukankaho. Nk'uko nabivuze bigitangira, abahungu bo baba bashaka kwirukanka ku bakobwa. Iyo rero yirukansweho agira ubwoba, arahangayika, akavuga ati uyu mukobwa arikurira iki, kubera ko bo bamenyereye ko aribo bagomba guhiga,
ubwo rero iyo uri kumuhiga yumva nta cyizere abifitiye, naho yaba afite amarangamutima makeya ariko bihita bipfa. Hari n'igihe umuhungu akwanga kubera ko ari umupfapfa. Ni umupfapfa kubera yuko wenda guhoye ko ufite amafaranga, wenda guhoye yuko ufite akazi karusha akazi ke amafaranga, wenda guhora yuko umurusha ubushobozi, arakureba kumva aragutinye gusa, ariko ntabe umuntu w'umugabo ngo amenye uburyo bwo kugutwara n'uburyo bwo kukwitwararika. Igihe cyose umuntu asohotse mu buzima bwawe ujye ubanza wanarize neza, urebe niba uwo muntu impamvu imujyanye yaguturutseho cyangwa itaguturutseho. Nubona atari impamvu iguturutseho ujye ushima Imana, umenye ko Imana ari imusohoye mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bujye ku murongo. Murakoze cyane rero, nari kumwe nanjye Faustine. Niba utarakora subscribe, nizere ko iyi video noneho iguteye umwete wo gukora subscribe. Murakoze cyane, bye bye.